amajwi ateye ubwoba kandi amajwi nanone y'amayobera yuzuye amayobera akomeje kumvikana munsi y'umugezi wa Efurati. Ayo ni amajwi ateye ubwoba akomeje kumvikana, ndaje nyabumvisha. Ni ukuvuga ngo uru ruzi rwa Efurati ubushize narubabwiye, ndi kubabwira ukuntu bahanuye n'iby'intambara ya Isiraheli n'ibiki byose nabibabwiye. Uyu mugezi wa Efurati narababwiye ngo ni umugezi uvugwa muri Bibiliya inshuro nyinshi cyane. Ubwo uyu mugezi nanone nababwira ngo umaze igihe kinini uri gukama, kandi ibyo bintu byo kuvuga ngo uruzi rwa Efurati ruzakama byanditse muri Bibiliya, ndetse uwo mugezi ni nk'uko byanditse muri Bibiliya ngo uwo mugezi nukama uzaba umeze nk'uri guha inzira zizaba ziri guturuka mu burasirazuba, aho bagereranya n'ahari Ubushinwa bw'uyu munsi. Byose ndaje tubyigeho. Ndetse bavuga gukama k'uwo mugezi ni uguha inzira abasirikare benshi bazaba baje kwica abantu ku isi benshi cyane. Nanone bakavuga ukuntu urwo ruzi gukama bizatuma abamarayika bazamuka, ndetse bifite aho bihuriye n'urwabya ruzaba rwasutswe rw'umujinya w'Imana, ruzaba rwasutswe kuri uwo mugezi wa Efurati. Uwo mugezi wa Efurati rero uko nabibabwiye ngo umaze iminsi uri gukama, uwo mugezi umaze gukama batangiye kujya babona ibintu bimeze nk'amakave, nk'indake zigiye zirimo indani aho ngaho, kwa kundi umugezi ukama nyine warakamye byo pe. Uwo mugezi umaze gukama batangira kugenda babonamo indake, utuntu tumeze nk'utuntu wajyana utudirishya ariko ducukuye mu bibuye birimo hasi. Batangira kumvamo amajwi azamuka ameze nk'aho ari kuboroga, amajwi adasanzwe, amajwi ateye ubwoba. Reka ayo majwi namwe nyabumvishe. Abanyamakuru bagiye bari kodinga ayo majwi ari guturuka munsi y'umugezi wa Efurati, kuko uruzi rwa Efurati rugenda rukama bifite aho bihuriye. Iby'uruzi rwa Efurati gukama ndaje mabwire ko mu byahishuye byanditswe icyatumye uruzi rwa Efurati rukama, byose turaza tugenda tubihuza na Bibiliya. Gukama kuri uruzi nta kindi cyabiteye, ni byanditse muri Bibiliya, ndaje byose mbagire ku murongo. Ariko uru ruzi ubwo rwamaraga gukama cyangwa se rugenda rukama cyane rugakabya, amajwi akomeje kugenda azamuka cyane ateye ubwoba. Turaza kugenda nabyo kugenda tubihuza. Reka nze nkumvisha ayo majwi, reka amatwi wumva aya majwi. Aho uruzi rwa Efurati rwagiye rukama hasi hameze nk'aho harimo indake, hameze nk'aho harimo utuntu tw'ubuvumo n'utundi tuntu wajyana utwenge, hari guturukamo amajwi avuga gutya bayarikodinze. Nawe uyumve neza amajwi ateye ubwoba. Mva amajwi, mva amajwi ari guturukamo hasi hameze nko mu kuzimu, utamenya ibyo ari byo. Ndaje mbabwira ibyo ari byo. Amajwi murayiyumviye, urayumva? Dore ahantu ari guturuka ni mo hasi. Umva amajwi. Ayo majwi nk'uko muyiyumviye ni amajwi yakomeje kumvikana, ndetse abantu bari kugenda bakayarikodinga, abanyamakuru barayikodinze. Ni amajwi ari guturukamo hasi. Abantu benshi bamaze gutera ubwoba, abarasirazuba bwo hagati ndetse n'isi yose muri rusange, cyane cyane abantu bizera Bibiliya cyangwa se abemeramana, byakomeje kubatera ubwoba kuko ibyo bintu bifite aho bihuriye n'ibyaha. Uyu mugezi ubundi wa Efurati cyangwa se uruzi rwa Efurati ni urugezi rwagiye ruvugwaho ibintu byinshi. Impamvu mvuga ngo byagiye bivugwaho ibintu byinshi, abemera Imana ni umugezi bafata nk'aho ari umugezi wagiye uhanurirwaho ibintu byinshi, umugezi wavuzweho ibintu byinshi, ni umugezi uvugwa inshuro nyinshi cyane muri Bibiliya. Murabizi abatemera Bibiliya cyangwa se batemera Imana bakumva ko uwo mugezi ari umugezi usanzwe, ari abantu bakabya. Nanone bikavugwa ngo ayo majwi nanone yakomeje kugenda yumvikana. Urabona uyu mugezi wari umugezi munini, ibyo turaje tubigereho. Uko uyu mugezi wagiye ukama hasi mo hasi hatangiye kugenda haturukamo ibijwi bari kodinze, ndetse biteye ubwoba. Wagira ngo ni nk'abantu bari gusakuza bababara, ukumva ibijwi bimeze nk'aho ari inyamaswa iri kubivuga, kandi ukumva ni nk'umuntu. Abenshi bakomeje kwemeza ko cyangwa se abasoma Bibiliya nk'uko byanditse muri Bibiliya bakomeje kugaragaza ko ari amajwi y'abamarayika. Baba bamarayika bigometse ku Mana mu ijuru ikabamanura ku isi, ari amajwi y'abo bamarayika. Abamarayika bamanuwe mu ijuru bakagezwa ku isi, bageze ku isi ari bo bitwa amadayimoni. Amadayimoni buriya ni abamarayika nibyo. Ubundi uyu mugezi, uru ruzi rwa Efurati ni umugezi ungana na mayiro cyangwa se mayirozi 1740. Urumva ni uruzi runini cyane, mayiro 1740.
ndetse bivugwa ko uyu mugezi wa Efurate ari wo mugezi muremure muri Aziya yose, ni wo mugezi muremure. Uyu mugezi kandi nanone wa Efurate ni umugezi uca muri Syria, ni umugezi uca muri Iraq, ibyo byose ni ibihugu ugenda ucamo, ndetse uyu mugezi ugaca no muri Turukiya mbere y'uko uyu mugezi ugenda ukamanuka ukagera mu bigobe bya Perisi. Urumva ni umugezi muremure cyane. Uyu mugezi nanone kandi abakurikirana iby'uyu mugezi cyangwa se abakurikirana step by step pepa wanna take it easy mfite flash chumba n'umuriro nakwatsa uri gwitwe nimbe uko mfite leg iri joro irazi kuba rini kandi nawe urazi kubikunda kenyero yiwanje niwata bitch stamina so soft down karaga indege wipa mura mpeso mu mapeso vibes azrankorana na kuriza flight easy na gutembereza ku musenyi amazi ni hani baby do me your fever I wanna give you forever love I wanna give you forever love wambereye umwari mwiza ubayiga bose urukundo rwacu nawe turifana no kurira mu fighter this can be your shadow reaching the level zazitari za much malova unomula no romance and snitch bullshit. Umugezi nanone kandi abakurikirana iby'uyu mugezi cyangwa se nk'uko abakurikirana iby'amateka y'isi babibona, uyu mugezi ngo guhera mu 1950 kugeza uyu munsi wa noneho byaragiye birakabya, umaze gutakaza volume yawo ku rwego rungana na 80%. uri kumva ariko icyo kintu umugezi mbega uri gukama kandi cyane, kandi kama ry'uyu mugezi ryari ryarahanuwe kera cyane muri Bibiliya nk'uko nigeze kubabwira. Uyu mugezi uyu munsi wa none tuvugana umaze gukama cyangwa se umaze gutakaza volume ingana na 80% y'iyo yahoranye. Nanone kandi ngo uko uyu mugezi urushaho gukama cyane, abasenga cyangwa abasoma Bibiliya ngira ngo hari benshi mwamukijwe musenga cyane murabizi, abasoma Bibiliya n'abakozi b'Imana banyu cyangwa bajya babibabwira, niba batabibabwira mujye mwizereramo cyangwa se muze mukuri Sogwe TV mukore subscribe. Baravuga ati cyangwa se abemera Imana muri rusange bose ngira ngo ni gakeya wasanga umuntu atarigeze asomaho Bibiliya cyangwa se ngo yumveho. Muri Bibiliya icyo gitabo birimo ko gukama k'uyu mugezi k'uruzi rwa Efurate biri kutuganisha ku mperuka, ndetse turi kuyikoza imitwe y'intoki neza gutyo. Gukama k'uruzi rwa Efurate ni ikimenyetso cy'imperuka. Ibyo ni ibintu nawe ubwawe wakifatira Bibiliya utaje no kubisanga kuri YouTube channel yanjye ngo uvuge ngo ndi gutwika. Oya, ni ibintu wafata nawe Bibiliya nimba usenga ukajya mu byahishuwe ukabyisomera. Gukama k'uruzi rwa Efurate birerekana ko turi gusatira imperuka. Gusa nanone abatemera Imana cyane bashyira mu bwenge bwinshi bagatangira kuvuga ngo oya wivuga ngo ibyo bintu byari byaranditswe muri Bibiliya ngo 2000 ko uruzi ruzakama mu myaka ahubwo ni ukubera ko ibikorwa by'abantu bakoresha uruzi nabi, abantu bakoresha ibikorwa bya muntu bajya kubaka amadame cyangwa se nanone ihinduka ry'ikirere, akaba ariyo mpamvu uruzi ruri gukama. Gusa abasoma Bibiliya ibintu barabizi neza kandi byari byaranditswe, suko ari ikintu cyaba cyaranditswe ko mu 2000 we ukazuje kukivuguruza kuko wumva ufite ubwoba n'abantu b'abanyabwenge kuko witwa ngo ufite ubwenge, niho usanga bashaka gupinga Imana. Ndetse tutitaye kuri ibyo by'abahakana Imana, umuntu wese usoma Bibiliya cyangwa se uwemera Imana azi ko ibyo bintu byo gukama k'umugezi k'uruzi rwa Efurate n'abamarayika n'amajwi yose twumva aturuka yo tugereranya n'abamarayika bamanutse mu ijuru Imana yamanuye bakaba bafungiye muri uyu mugezi mwasi, ariko bivuga ko bizi ko ibi bintu byari byaranditswe muri Bibiliya. Ibyerekeranye na Bibiliya, tugiye kubyerekeranye na Bibiliya kugira umenye ko ibyuko abo bamarayika twumvishe byayo majwi twumvishe ko ari abamarayika bafungiye mu ruzi rwa Efurate bafunzwe n'Imana byanditswe muri Bibiliya. Ibyo bintu impamvu nabikubwira ushobora gushoma mu gitabo cy'ibyahishuwe ku murongo wa 12 guhera ku bice bya 7